Sidise inda sidise inda iyi nda rwajya abandi bavuga ngo batesha y'umuntu we wateresheje inda oya madamu niwe usigaye twiye ntago madamu ntago agitwiye abanyarwanda birebe banyashi rero cyako barebe ni cyako yoyo wanyashi dore ingoma ikintu bwira abantu gusa ikiriho cyo igikoma kirafasha hari umustar umwe nigeze kumva Ndimbati arazwi yigeze kubivugaho muri biriya minsi twatambutsemo ya corona igikoma cyafashije abantu benshi papa urumva igikoma cyafashije ikibazo dore ikosa ukoze nuko ugiye kuvuga atanga urugero kuri Ndimbati se nguza agashya yigeze gukora abajura baramuteye ari ninjoro yarangije umugore abwira Ndimbati ngo Ndimbati munyamara ndi kumva hari abantu binjiyemo Ndimbati ngaramubwira ngo genda urebe oya se kandi nyine umugore avuga ati nyamara ndi kubumva Reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze mwe mwakoze subscribe kuri YouTube channel yanyu Abanyarwanda Mzee Robert nk'ibisanzwe ngiye ni bamugwaye Mr People Imanzi Audis Ngwa Research abakobwa mufitire kwa mwakomeza muri tambutse none tugarutse tugarukanye na musaza wanyu Mzee Robert none ku cyangwe cya danje cyangwa itaha cya danje kabisa mbere ko dutangira turasaba cameraman abanza muhere ku nkweto ewana azamuke ku gapantaro kagakora azamuke kabisa agere kunda Mzee Robert yola ibi byose turaza kubikubazaho agere kuri casque na marinette ahangaha ibintu ni umuriro twebwe icyo tubasaba ni ukuba muri hano ubundi bindi mukabiturekera Mzee Robert meze neza ndashima Imana waruraho kabisa ndabona na nyakubahwa yaraje amafaranga yatangiye kubona ibintu bigaragaye tangira usuhuza abafana bawe rero narwo baye baguherutse ndabashuhuje bafana banjye nuko mubizi ni imanzi yakurakuje uri imanzi oji ariko ngiye ni imanzi yakurakuje neza umuntu w'umusaza uri imanzi gute imanzi yakurakuje imanzi yakurakuje abantu mwumva ikinyarwanda mutwandikiye muri comment mutubwiye ababyeyi batwite bakomeze batanga iyereko siko numvise wowe uvuga ze ubwo ngubwo Yes abasobanurire meze neza no n'abantu baba basenzi baba bari muri comment baza kutubwira ati imanzi yakurakuje bisobanura iki baze kutubwira tubona yo tugarukanye na Mzee Robert ku cyangwe cya Danire ngo duherukana wari ufite imyenda y'abasaza sinzi ngo byagenze bite ndabona wambaye nk'agasore kabisa kubizi twaduherukana ndi gutakamba mbabwira ati abanyarwanda ba diaspora mumfashe nayo iri imbere munkorere mugire icyo mukora kuri YouTube yanjye ndebe ko hari ikizamuka mwarakoze abakoze sub mwarakoze kabisa ndabashimira kandi biri kuva mu subscribers yego biri kuva ku bafana banjye yego rero ndashimira nshishikariza n'utarabikora ngo abikore kuko kabisa batabikoze akagakoma nago nakama oya niyinda nago yaje urabona no mudari waraje kubera abafana umudari no wiki n'abafana no wabafana ni baba nige muntu ufite kirabikubye cyanara neza kupiye urabikubye numvise vuga nkikubyera Bamucunga ariko wigumishemo no ukomeze ufata uriya mukameramani wabashobora kameramani urabona uriya dufite hano umukameramani w'umukobwa yangirira kameramani wanjye nangagirira nyine narindi kameramani tubwira urabona no musaza wamugirira arira ari ikintu kirimo oya hera hasi ureka kureba ucyo ureba ugenda ukereka n'abafana noneho ubihakana uvuga ati mwanze kubera ibi ngibi simba agakweto imbere cyane kameramani ngo twe nibyo ngo wapi oya karame ngo muheruka wavuga guhirita nk'abasaza ariko waguze utweya tw'abasore n'ijwi rirahinduka imbaraga z'igikoma iki gikoma se cyo cyatumye uzana nyakubahwa kuko dore ko nta wari ufite oya aya ni amafaranga y'abafana kigaragara cyumeze neza nanjye uranamo aya ntabwo bari ume ku mafaranga y'abafana bawe
ahubwo urabizi ibintu twabitangiranye dore waje gukira uranyibeta oya ntago nemerutse nakwibeta kwa aka gatono kawe none ndabona usigaye none ugabura n'igikoma urabona Shayi, mbere narahuteraga bya bintu abanyarwanda bazi bahuteye none ubu nsigaye ngira nkashyiramo ikibiri agakoma kagaye banyarwandakazi ikintu cyo nababwira usure Mzee Robert abakwakiriza igikoma ntabwo ureba sosoma ya danje n'urutoki uratawikoreye inyamunyo wowe yambwiye ati wowe upfa kuba ufite agatuza kazima cyangwa ufite ayo kugitegera arancira urutoki rwa danje hakuze kwiyongera si wiranguza igikoma kirimo abafana bataza kugira ngo ugera unyihera ubuyisha abafana bataza kugira ngo yenda abaho nta mugabo bona umugabo mw'igikoma yagira batajyaho nta mazi ndi gusuka ari n'umugabo bite byawe arakantu najyaga numva Mzee kankubaza abajya bavuga ngo umugabo mw'igikoma namenye igikoma yeno wowe ubyumva nta mabeshya cyangwa ntabwo ukiri umugabo yenda si no kuvuga ngo ntabwo nyiri umugabo gusa nari umugabo naba ndikira naba ndi umuhungu agira ikintu ubwira abantu gusa ikiriho cyo igikoma kirafasha hari umusitari umwe nigeze kumva Ndimbati arazwi yigeze kubivugaho muri biriya minsi twatambutsemo ya corona igikoma cyafashije abantu benshi papa urumva igikoma cyafashije ikibazo dore ikosa ukora nuko ugiye kuvuga atanga urugero kuri Ndimbati se nguza agashya yigeze gukora abajura baramuteye ari nijoro yarangije umugore abwira Ndimbati ngo Ndimbati munyamara ndi kumva hari abantu binjiye mu nzu Ndimbati ngaramubwira ngo genda urebe oya se kandi nyine umugore avuga ati nyamara ndi kubumva Ndimbati yumvishe biri seri arangaramubaza ngo byanyabyo wabumvishe umugore avuga ati nabumvishe Ndimbati ikintu yakoze ni iki ngo ahise ajya munsi y'igitanda yahise ajya munsi y'igitanda agabwira umugore ati genda ujye kureba ari byaranabayeho ubwo urumva wowe ushatse kuvuga byaranabayeho numva wowe nkubwiye ngubwigira ikintu ubwira abagabo bavuga ngo umugabo w'igikoma namenye icyo igikomye uhita utanga urugero kuri Ndimbati kandi Ndimbati urumva nawe yabonye yumvisha abajura ajya kwiye ntabwo iyo story nari nyize ya Ndimbati ko yihisha abajura ariko story yabaye trend ikintu ndi mfiteho urabizi ikiganiro cya mbere wankoresheje ni wowe wakinkoresheje fungura agacana uvuga ngo ugiye kubakirana uvuga ati ba papa sava ibiki Zero turadukiranye urumva ikintu kiriho barabizi ko nanyweraga mu gacuma nsusumira urumva nkubwira buryo kinarwanye za karamu ibiki ni ukuri nyine niko ariko nuvuga uhuhutwa ariko ngewe umuntu yarambwiye ati Mzee Robert fata igikomuwe urabona n'agataye katangiye kuwe akuze kumbabarira nimba bitakubangamiye ntacyo byambaga guhaguruka kameramana dufashe rwose nibishoboka nimba bitakubangamiye uze guhaguruka kameramana dufashe nawe yigira inyuma ahantu ari bwagufate wese kabisa niyo yagufata ugenda nka kuriya kongera ukagaruka kugira ngo abafana babone ko urumva babone ko ibintu babitse dufashe rwose uhaguruke n'abafana nta kintu nakima abafana banjye kuko icyo nakabima kirakameneka n'agakoma nakaba sidise inda sidise inda iyi nda rwajya abandi bari bavuga ngo bateresha y'ubundi we wateresheje inda oya madamu niwe usigaye utwiye ntabwo madamu ntabwo agitwiye abanyarwanda birebe banyashi rero cyako barebe cyako yoyo wanyashi dore ingoma wanyashi wazifashe kamerama ibintu ndi waneza ase Mzee niyo nkweto amaye wino wicare tuvugane twicare abafana baba babibonye ninyweraga ako ahangaha amabane kabanze yicare n'ikibuno mbonye cyaraje cya kibuno cyose ni icyawe nakubwiye ngo agakoma ntacyo kadakora kandi agakoma n'abafana bakaguye banguriye ibiro 50 by'igikoma kiva ifu yivanze kari umweru cyane harimo amata umbwire ngutembereze kwa mwana n'icyagutera diabete kwa isukari nyinshi urumva kubera umubyibuho ukabije mfite
nanyweye isukari. Ubuse harya ngo ufite umubyibuho ukabije. Kamera mayigira imbere ho gato none. Mfite umubyibuho ukaze. Mfite umubyibuho ukabije. Urabona na pinya zimaze kuza. None se muzeruba. Urabona mw'iminsi mbabona ntabwo uri gukora neza. Ushobora kuba baraguhaye igikoma bakagukubita icyo kwambara ukumva birahagije ukumva ko ndakwiye kubatamo komedi nk'uko wazibatagamo mbere byagenze bite? nari naragize akabazo ho gatoya ariko ndakeka kagiye gukemuka. Nari mfite ikibazo cya cameraman. Rero biraza kuza gukunda muri iyi minsi mbatemo kuko ntacyo nabimba. Ntacyo wabimba nyifite. Ariko abantu benshi bakomeze kwibaza ngo iyi kasike irasobanura. Iyi kasike rero bitewe nuko urabizi ko mu gihugu cyacu ni amahoro, ntago natera ibuye musaza nanamushimira ko turi mu bihugu bifite umutekano bya mbere muri no ku isi. Ariko kuri iyi mihanda muri babi kuri iyi mihanda ya YouTube muri babi hari abantu baba bashaka kuba bakumena nk'umutwe. Naje kureba nagushaka kubita ikibuye buriya hari umuhungu bita Fanta n'umuhanzi urabufata utuvideo nk'utwo kandi yashyiraho n'umuntu ukora urugomo kugira ngo n'utuvideo two guposta. Rero nanjye naje kureba ndavuga ni izi YouTube nagiyeho nshaje. uriya muhungu ujya umubona Fanta ngo ye Fanta nabonye yaranagutwikiye aho. nanjye ni icyama hari ibyo ndi kukubwira. Nabonye baragutereye iva ariko se nubwo yenda uri umunyamakuru reka ariko wabonye ko nanjye ndi umusitari wabonye ko nasohotse mu ndirimbo nyine baguterera ibi. Biriya ntabirenze. Ara ni best wanjye yari yasaze turi mu kiganiro. Cameraman wabona yazanye impeta. nawe uzaterera pipi impeta. ahubwo nayiguze. Cyaze mfite umukameraman mushya. Eko nabahengetse kamera. Uriya ruhanye nahita mwiruka yamara kabiri. Gusa nyine nuko ari mwiza. Nikubwira abafana ko bafite mu cameraman ariko yayicuritse kamera yageze ati bihanga ni babona ibishusho twahengamye ntago ariko turi. Ni cameraman uri gukora stage. Urumva? Niko muze. Nta mundi ntago byoroshye. Uriya mujama narakubonye nyine bagutereye ivi ariko nose biri muri gahunda nareka nguhindukirane nubwo atari yewe ariko ndi kuri channel yawe wemereye no kumbaza. Biri muri gahunda uriya ngo ni best wawe. Nagira ngo niwe aka best kanje bakita Miss Element. N'ubu ngubu kagiye gukora ubukwe bagiye kukaronga. Gusa hari yarumva yari yansariye umva giye twari inshuti turi best. Turi mu kiganiro nyine turi gutwika. Nimbaragira ngo nyine amprofite imbere ya kamera mburaho mera mukatira. Arambwira ati ariko bura best ngiye uransigaye nk'ukuntu. Aguterera ibi. Inka. Harashya. Nyamaye. Ahita ambwira ati best burangiye ndagukunda byo kugukunda nyine tu. Ngiye ndifuza yuko ubyemeye twanabana. Kose ko kuri manzi. Ako burangiye sinjya mfusha. Nahise mukatira naho ngati kareka. Uri imanzi no kugisuhuza abafana bawe. Ndi imanzi bro. Ndi imanzi. People. Tukuzi kuri nyine wambwiye ngubaze n'ubundi turi kuri kamera yanjye. Tukuzi kuri YouTube channel yitwa People Empire. Ariko amakuru mfite atari kwivumba kakanya ushobora kuba ufite indi YouTube channel uri kubarizwaho. Hano urumva ayo makuru ntago ari ivumba. Abo ashaka kuba ari ha amazi ariko ayo mazi nayo yamarira kuko channel nakoreragaho abanzi abizi ko nyine hari abantu benshi baba tugenda nyine batifuza ko twatera imbere. Ariyo mpamvu nambaye kasike. Bashobora kuzabura uko bakumena umutwe bakajyana channel. Nanjye channel yanjye ubu ngubu iri mu maboko atarayanjye. None ako nyine icyo nizera nuko nafunguye indi bayita Niyo Nkuru TV show. Nabaye ndetse kujya kwita People Empire kuko apa bari abanzi banye n'undi nyise People Empire nayo bayigenda bahita babona ko nafunguye. Nabaye nyise Niyo Nkuru TV show kugira ngo mbe nyikoreraho nimbona imaze gufata maze kubona amafaranga ahagije nkashaka abantu bayiha umutekano uhagije nzongera nyite People Empire nk'ibisanzwe.
je nago njya nkugirira ifuhe rero nago naje muri ibi wowe bintu ntiwakibaca no muze kumaze kuba igisambo rero umuntu w'umusaza wambara gutya ariko n'umusaza rero nyine ngewe urabizi ko nta mutima mubi wanjye nawe gira ikintu ubwira abafana bawe yenda bakundaga Muzehe Robert bagakunda na People Empire kuko ndakeka ko ari icyo wamfashije kugira ngo ngire aho ndi hangaha bagira icyo babwira ku buryo aka kantu ugiye kuvuga niko kabanza kuri video. Okay, ikintu nabwira abafana ba Muzehe Robert nabizi ko abafana ba Muzehe Robert abafana bawe bafite umutima mwiza umutima w'urukundo kandi ari abantu bakunda gufasha ikintu rero nabafasha nkuko bahereye kera badushyigikira bajye kuri channel yanjye nshyashya yitwa Niyo Nkuru TV Show bakande subscribe bafungure n'inzogera kuko bura subscribe idafite inzogera bari ngwiza murongo barebe n'umunota imwe cyangwa ibi oya niyo barebe ikiganiro bakakirana kongeye kwa aka kanya tuvugana turi mu iki kiganiro ubu ndimo ndaploadinga short movie urumva ya danje niyo ya mbere igeze ku iyo channel oya babwire ko nari merega ko nta mutima mubi se Muzehe Robert narimo n'iki cyangwe cye mubogemo murebe iki cyangwe niho cyakoze bwa mbere icyo twabasaba no kuya mukakigikira mukansharinga ko yanongera nzamuke ngire ku rwego narindiho dukomeze dufatanye murakoze banyweye amata okay mshimira People rero uba wansuye cameraman wanjye reka nkubwize ukuri iyo phone iyo kamera ubuhengeka iyo kamera ubuhengeka zakwirukana ntabwo nzita ko uri muri stade nshimira abafana banjye umva ndabashimira buryo ki iyo bufashe umwanya mukajya kureba ibintu byanjye bimwe na bimwe mukabiteraho comment wizunguriza utunyashi twanjye babwira ati mari ku bwanyu kabisa mari ku bwanyu mukomeze mumfashe mushayaringa ibikorwa byanjye nera imbere aho kuzajya nambara kasike ngo ndarinda umutekano wanjye byibura ubutanza akora ikiganiro hano ari bodyguard na hano inyuma yanjye hari bodyguard ndabashimiye rero Muzehe ariko ndumva ushaka gusoza ariko mbere yo gusoza ndagira ngo baza akantu kamwe akabazo k'amatsiko n'abafana baba bibaza babona ko umaze kuba umusitari yego aze kwigira agasore kandi wari ushaje handi hari umusaza tuzi bita gisupusupu urumva agize gutya aramamara abakubise yaramamara aba umusitari ajya gutya arijajara yumva yabaye agasore avuga ati nanjye kandi pevera icyana cy'ikigali iyi pevera icyana cya dangere icyana cy'amabuno nura ikipevera kigejeje muri loji urumva ngatura hasi ngatuye hasi ngaravutura urumva noneho arangije umukobwa ngaramubwira mwese ngo kutari muragira byagenze bite tiko nuko nakumva umusaza ati byaranye ngo ye ati nta n'umunota keretse bawukunizemo musaza ahubwo nta nubwo ngo yayumvaga mukobwa ntabwo yayumva none wowe mumaze ku musitari we ntusigaye urya ibyana Muzehe niba ubyibuka neza nakubwiye ko mu kiganiro twakoranye bwa mbere nari mfite abagore 5 mfite abagore bashaje kuba bashaje bwo barashaje nubwo yenda nanjye agafaranga kaje nkasa naho mpinduyemo ukuntu ntabwo byabura nuko ubibona cameraman wanjye ni umukobwa kuva na kera ko ruswa yinuze yabagaho y'abantu bahabwa akazi bivuze ngo nawe kugira ngo umuhe akazi ari inzira byaciye zanyuguti 3 ziri mu kazi wa mugabo utaza kuvuga ruswa yinuze ukagira zanyuguti 3 ziri mu kazi bagiye no kuzubakira ibiro bishyashya hari umugabo numvise avuga ngo kandi buriya barashyiramo na depo y'amasaha ntabwo amapingu ni amasaha hari abantu baba batumisha ibyo biro zanyuguti 3 ngo ni ribu imisiranye iri gukubita nari nyoye ibintu byari imisiranye iri kurirongorana katume kameramani no fake ubundi buriya bayagejejeho kamera shaka dusoza ikiganiro kanjye kwireba mbese iriya misiranye kanjye kureba yo bafana banjye rero nuko mubibona People n'ubwa mbere abageze mu cyaro ababanye imisere banyiri gukora akazi kose akajya kureba
bashimira ku bikorwa byiza mukomeje kunkorera, babwira ngo mukomeze munkorere ibikorwa bitangaje, munkorera subscribe, nangiye kumenya kubivuga, mushayaringa, mutera na comment, mumbwira icyo ubutaha twagomeje gukora. Abantu ba Kimironko mbabwire munyitege mu isoko, mu minsi iri imbere nimubona umuntu wambaye gutya simuzikanga, nimwebwe nzaza gusura. Murakoze cyane, reka nkomeze ninywera agakoma, ariko ipo yagere none reka nywere no mu gasafuri.